mpita nitegura ewana mpita mfata funga mukanda avuga ati ntegereje ikindi kigiye kumbaho. Bro, Medbeat, you snitched. Warasinikinze nicyo uzira. So rero icyakurikiyeho ni iki abanyarwandakazi, icyakurikiyeho Medbeat yafata indege ahita yigendera muri depression mu Bwongereza. Ariko ikindi cyakurikiyeho ni iki, ni ugutangira icyitwa 155 ariyo yari boro ya Medbeat yari yariteguriye yarapanze umushinga we bahita bawutangira. 155 yagomba kubamo abahanzi n'abaproducer ngiye kugira kuri Element. Nukuvuga ko inkuru nyivuye imuzi njaba nyivuye imuzi umuswero ukagira ngo yivuye mu bababa man usanga kaba ngora nyivuye imuzi kuko wakiye ku mashami ujya mu muzi. What the fuck? Ubu ngiye kukugerera kuri bifu ya Coach Gayeri na Element. Ubu ndatangiye. Ubu bira bino nari ndimo ndabahabyari jaribu n'ukubintu kujya ribishaho gutya kanyabunyobwa mba nkubongeje. Ukuntu ntange murabyumva ariko oya niba unyemera andika ngo nakwemera Dumba nuko nguko ubundi ko bigomba gukorwa andika ngo Dumba ndakwemera. Cyane nje murabizi ko ngiye ndumusazi shwa no kwigendera. Nuko dukora. Vuga ati Dumba ndakwemera nje nikomereze. Ubi inkuru nyivuye imuzi. Harakaraka kunafuteremo kakicho zinazunguka. Umunsi mwambuze muzaba bande. Bagira muri bwa bundi ngaheye kubureke gisigizi kubureke gicuzi ubuntu buvuga ubuntu bw'ubukuru budafite n'inuza buvuga ubukuru butu Banyarwanda kumamabwira hamwe ngwino kwa Dumba. Life begins here. Life begins here. Uzi ko mvuga inkuru nanjye nkumva ndikuye nkavuga ati wamuskwera buradenze ku mama. Dore kunarika inkuru kuntu nyitangira maze nkugucisha kujya kwa Diamond nkugucisha ari nkaguhamo kuri nkagugira neza nkahita nkugereza hari nkahita nkubwira ati we inkuru ndayitangiye. Te Dumba mtoto wa Afrika. Wayibisha inkuru witi gituba. Mwaza bana DJ ibyawati. So Banyarwandakazi, Coach Gayeri abafashe icyitwa 155 AM umushinga wari uwa Medbeat aba arayitangiye ariko ayishakamo abahanzi ayishakamo n'abaproducer. So bijyanye nuko umuproducer wahitingaga ico gihe bamwitaga Element Mugisha Hakana. Muri ico gihe umuhanzi umuproducer wahitingaga bamwitaga Element Mugisha w'Ikarongi. Icyambere umuhanzi yari amufite yashakaga Bruce Melody akamushyiraho mu producer Element. Abantu bashobora kubaza ati 155 iki niki ko harimo Element kandi nuza yavuye kandi Fou de Toi kandi byaje gute gucya Kenisoro byaje gute. Coach Gayeri yari umuntu azanye amafaranga ariko ibintu by'umuziki ntabyo yarazi neza. Ndashaka ko iki kiganiro muze kugifata mu uploading umva nyita Cedric gusa icyo uza gukora make sure ko ahantu nashizemo ibitutsi utabishira mu bintu byangombwa kubera hari habari y'abantu bakuru ubu ngubu nta kibazo nabugira ibintu ubu ngubu n'ubwana butoya za gaswere bwayumva ariko iri kuri YouTube sima nshaka ko abantu bumva ko njya nagira
abantu usanga umuntu umufana wanje wo kwisimbi yumvishe ndimo navuga za gaswere urumva nasweza abantu banyina babo like I don't really want people abantu bo kwibo abantu bambonye kwisimbi abantu bambonye hariya kumva nunza so kuri YouTube siyo mvugo yanje so make sure ibyo biboro bikata mutarayi postinga udushihije umutwe man undushuye urumva so lebo yagombaga gusa nka lebo ikosa rya mbere babanje gukora Coach Gayeri afata business afata muri umuntu we witwa Kenny abarayimushinje y'umuziki so we bossi nyiri gutanga amafaranga already ibintu by'umuziki ntabyo uzi neza and then ufashe muri umuntu wawe uyise umushinga ngo ibintu by'amafaranga ni iby'umuziki banyarwanda kazi aho nagushiraho question mark hazima abantu bazima mani ngiye sinshaka kuvugana n'inzererezi aho nagushiraho akabazo agomba gukorana nande murumuna wa Coach Gayeri was supposed to work with who murumuna wa Coach Gayeri uwitwa Kenny was supposed to work with Kenny Solo already Kenny Solo yari afite indirimbo ipi irimo irahiting afite hit zigera kuri 6 and murumuna wa Coach Gayeri na Coach Gayeri ibintu by'imiziki atabyumva ari ugomba gufata decision za Kenny Solo abazi umubwenge baramfasha abazi umubwenge muramfata mukurikirane neza ko zari n'ibigoryi n'ibibi bifite fanatisme hari bikinye inkoro but I want you to go slow and slow murumuna wa Coach Gayeri witwa Kenny namubonye baramuhaye ikiganiro ku gihe niwe ushinzwe 155 niwe manager wa 155 yagombaga kujera Kenny Solo deja Kenny Solo basanze afite hit 6 akaba ari we muntu wagombaga kujera Element deja basanze arangije gukora hit 30 zirenga and what do you expect niki mu expecting nukuri kw'Imana n'ukwineneka kw'abahanzi Element nzi igoyi nza kineneko ke nzi umutwe we munini Kenny Solo nzi umutwe we munini wallahi ntago mushobora kumvikana so bafite agakino bakina muri 155 ukiringana Coach Gayeri tonight ugakiringana Bruce Melody tonight byagera mu bintu by'amafaranga bakakohereza kwa Kenny uri Kenny Solo nawe yangayizi ngo genda uvugane na Kenny. Then the motherfucker is like, I've been fucking pumping champagne with you right here. And then talking about money ngomba kugenda kwa Kenny. And then wagera kwa Kenny, ukamubwira ibintu by'umuziki. We baramubwiye ngo ya, aho ugomba gutanga miliyoni 2. Hano niko bigenda. Bagera Kenny Solo akamubwira ngo amafaranga ibintu bambwiye ko nzana ku mafaranga. Amwe ngo ya, ngo Kenny Solo ngo amafaranga ni menshi. Ngo amafaranga ntawe ushobora kuyaguha. Ayo mafaranga ego sometimes abahanzi bacu nabo bajyaga sometimes budget zabo nazo zari high cyane ariko sinshaka ko dufata uruhare rumwe nubwo ego nube ngarusikana shura kuba yarasabye miliyoni 15 tukumva ko miliyoni 15 ni nyinshi kuri video yego aho ngaho nanjye ntabwo nshobora gukinya inkoro ariko at the same time ntabwo tugomba kumva ibyo hari ibindi biba byarabaye mutamenye tugakira miliyoni 15 hejuru hari igihe bamusabye miliyoni 2 akahita yanga gutanga miliyoni 2 agahita atanga 500 abihake ni Solo ufite umugore n'umwana ufite na 6. My friend,
aho nahise menya ko akazu wallahi kagiye gusenyuka. Coach Gael akaba ari umuntu yumvikana nijoro yanyweye inzoga yarangiza mu gitondo ari soba akaba atacyumvikana neza. Ubu niwe Coach Gael nyawe. Nijoro akwizeza amafaranga, mu gitondo bwacya wajya kumubwira akakubwira ngo ajya kwa Kenny nakubye ngahe ngo wambwe miliyoni 5 boss ngo jya kwa Kenny wajya akakubwira na amafaranga na miliyoni 5 dufite kuri accountability turabigenza gute. Aho kavuyo katangiriyemo keshi, hagiyemo akavuyo keshi. Nimugoroba dufite gengo turi hano ngo turi famiye turi 155 tukanywa bwazinduka mu gitondo tukagenda mu kazi saa 8 nibwo tugerayo. Element yari afite supervisor, Element ntabwo afite supervisor, hari secretary yo 155 na secretary wari ugira. Ni company izwi ku gihugu, mu gihugu hose. Dumba Uzi ikintu ugiye gukora? Ugiye kubanza undeke mvuge. Dumba ikintu kimwe nashobora kukwemerera, urigomba ikintu kimwe nashobora kukwemerera ndetse n'undi muntu wese atakwemerera ni ikintu cyo guharabika company nka 155. Ugiye kubanza undeke mvuge, ariko ntago nakwemerera ko waharabika Dumba uko wowe reality turayizi. Guharabika nukunguku icyo nzi cyo reality reality. Reka nguhe example yo guharabika. Guharabika nukuza nkavuga ati Jess Kwiza wa mipango yakoze kumwe jya kajya kubeshera. Ati ngo washatse kumufata utarabikoze utanabyibuka sibyo? Ibyo babyita guharabika. Indimo ndabaza 155 yari ifite secretary ni izina rye. Dumba ikintu kimwe gihari 155 yakiriye aho urimo ravuga bose yabakiriye nk'abana mu rugo sibyo? Ibyabayeho kuri abo bana byose nicyo bita ingratitude, n'urugero rwiza rwa ingratitude. Nari naririnze kuvuga kuri kino kintu, nari naririnze kuvuga kuri kino kintu, nari naririnze kuba naza nkagira ikintu bitangazaho, ariko aba bana n'abagome bro. Umukire bita Coach Gael yashinze company ashyiramo. Reka nkwereke Kasuku, reka nkwereke. Ngiye kuguha iminota 5 uvuge nurangiza ndeke mvuge. Nta kibazo. Okay. Umukire bita Coach Gael yashinze company, amaze gushinga company aza mu miziki n'ibiki byose, aravuga ati ariko ngiye ngiye kubikora just kugira ngo mpashe abana b'Abanyarwanda. Icyo gihe ntabwo yarayobewe ko aba bahanzi ari abagome. Urabizi ibintu umuhanzi wa mbere yamukoreye sibyo? Aravuga ati ariko nta kibazo reka ngerageze muri wari kuvugira vuga mbaze icyo wari kubaza. Ari ahantu rero oya je njewe nzi kubaha ijambo ry'umuntu. Ijambo ni rya hari umuntu utangira kumamagariramo, ariko ntari urukumva Dumba. Babaranze muri account yindi kuko hano bari gutatanya kumamagariramo. Babaranze muri account yindi tangu ino mu yindi account. Narigeze ahantu haryoshe, narigeze ahantu mbabwira ko there is no way Kenny yashobora kuza guharabika afata umuntu deja Element asanze afite hit nka 40-50 ya ufate Kenny Solo deja ari superstar nje gukubita amahiti mose uhita umuha ngo niwe manager wanyu. Na hamwe n'ahantu byabaye ntibyashobokaga. How
How are you going to give a super Kenis igikurura kizi? Igikurura ki ariko igikurura kizi wowe. Muzi igikuri. Bro. Igikuri nawe sinzi niba ari ukubera ari igikuri gutya. Igikuri ntago mujya nta muntu ujya uvugira mu gikuri cyanje. Igikurura rivuga ati kakubwiye ati ibyo bivuze no amabizi. Abivuga gutyo igikuri niba abarika suka avuga igikuri. Bro, ntabwo muze igikuri mwemwe. Mwaje ugafata igikuri ukagihakinisha mugarura ngo shangwe gengwa niba manager wawe ngo bibazo byose ngo uzajya ubibwira. Igikuri gifite hit nk'15. Ngo jori mama o mana yanjye gikurikira kureba kikakubwira ati gaskwere nyoko. Gikuri cyadoma mwebwe murakeze. Wewe ukaba umwana w'Ikarongi urenze gukora hiti akoreye hiti aba South Africa akoreye hiti and then ngo Kenny mugarura ngo is your manager. Nje kigoryi. Nje nari ibintu njya mwanga ni reka zaneje kambazanire je nuza kubivuga neza je yo komeza. so no kuvuga ngo rero Dumba ikintu kimwe mo mugomba kumenya ntago umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ngo ashinge company abizi neza n'ubugome bw'abahanzi maze none avuga ati reka jewe nzane abana dutangire tubaforume bafite imana ariko noneho badafite amafaranga. Abana bose bagiye bazanwamo hariye bazanwe bafite impano badafite icyo telefone gishyire muri silence ndakwingiza urakizi ko kiza gusona igihe cyose niyo ngiye gukora ariko badafite ubushobozi sibyo ariko badafite ubushobozi noneho umusaza aravuga ati jewe reka abantu bana mbahurize hamwe dukora ikintu kinini kandi ngira ngo yarabuze iki ubushobozi buhe ubushobozi no kuvuga ngo Dumba kaze kubwiza ukuri sibyo ntuzabona umuntu arimo arakora ama hit song ariko ugire ngo no mu mufuka nuko bimeze aba bahanze araza muri studio mugatangira mukora ngo tu vibe uri kumva mugakora tu vibe beat kararirangiye yamara kurarirangiye beat iryo joro agahita nakubwira ati reka dushyiremo ibishinwa mukarara mushyizemo ibishinwa agatahana bya bishinwa na ya beat ejo mu gitondo akongera akagaruka muri studio kuza kugusura bisanzwe agahita akubwira ati reka ndikodingemo agakora n'aka verse sinzi muri by'ubukuru bigenda kandi ubwo we azi byarimo arakora noneho ubwo ejo akongera akagaruka ngo aje kugusura agashyiramo verse ya kabiri agashyiramo na verse ya gatatu na outro na intro bikarangira umuhaye n'yandirimbo atingiye kuba yumva numve noneho ko bigenda ujya kumva rimwe arakwatishya ya boro nejyanye kwa Bob nuko bigenda nta ndirimbo zishyurwa mu ma studio uzambwira umuhanzi wari wishyura indirimbo muri studio aho yava akagera umuhanzi wenyine rukumbi ku isi wabayeho mu Rwanda wishyuye indirimbo muri studio ni Yago wenyine ubu niwe muntu wenyine wishyuye indirimbo ndashaka kugushimira kubera ayo magambo uvuze nsubiriramo ndi kukubwira umuhanzi wenyine rukumbi ku isi ya rurema w'umunyarwanda wishyuye indirimbo muri studio ni Yago wenyine niwe muhanzi ushobora nibura no kujya muri studio akagira n'umutima wo kuvuga ati reka wenda ndimo ndasangira wenda nako ndimo ndakorana indirimbo na hiri reka mugurire iryo cupa nimba wenda afata no ku kandi kantu gatumuka akavuga ati nta kibazo kangusigira ibiceri bikeya byo kubona unavugira akantu utumura cyangwa se uhamagara umudogitera kuvura icyo kintu tukemeranya usibyo yego
Okay, komeza. ariko noneho aba bahanzi bandi nta kintu batanga bro. Nuvuga ngo n'urugero numvise ndutanga urugero ku muhanzi bita Keniso, n'umuhanzi nkunda kandi nawe arabizi, I love him, I respect him, ni n'umuhanzi n'umwe mu bahanzi nkunda rwose n'uburyo baririmbamo. Ariko uzabaze Keniso ruti Keni ni ryari wishyuye indirimbo muri studio? Nawe arabivuga ko arayibwayishuye. Urakoze cyane. None se urambwira ngo element ubushobozi yari kubukura niba batamwishyura muri studio indirimbo. Mbwira ikindi kintu yari kubakora rero. Cyeka niba koko bimwe muvuga byaba ari byo. Niba afite ubushobozi koko cyeka wenda niba bimwe muvuga byaba ari byo. Simwambwe ko ngo ari gahunda Element. Ko numva muvuga se. Niba umuntu akora rero nishyurwa muri studio. Oya, umuntu twavuze ko ari umutinganyi twabiganiyeho hano, ni wowe wari wavuze ko Kevin Kade ari umutinganyi, ntabwo kandi sinemeranyije nabyo. Ni wowe wenyine muntu tuvuga muri no minsi ko ashobora kuba wanyeretse na proof yo kuri ntuza, ariko Element oya Dumba umva nawe bero wakudura uri umugome. Narakubwiye ngo Kevin Kade yaranyishyuye, amaze kunyishyura ananyereka proof z'uko yarangira, sibyo? Oya, ananyereka proof z'uko ibyo bintu by'ubutinganya atari umutinganyi. Ananyereka proof z'uko atari umutinganyi, ndetse rwose nanjye ndabyemera yuko atari umutinganyi kuko yanyeretse proof zose bigaragaza. Uwo muntu wari kuri liste yacu muri no minsi mu bahanzi yari Kevin Kade mu bintu byo butinganya, nabyo twabimukuyeho, nabyo ntabwo akiriwe. Ndumva ndimo ndakubwira yanyeretse proof yangaragarije ko ntagaro atari umutinganyi rwose wo kabyarawe, ndetse yarananyishyuye full amount. Amafaranga wari umurimo, erega wari wamuharabitse nawe. Hashabwe kurya amafaranga yawe nawe ntabwo byoroshe. Erega nanjye cyitwa guharabika. Erega nanjye mba nakoze rwose. Ibintu wari wamukoreye nicyo cyitwa guharabika rero. Oya, ntabwo namuharabitse ko jewe nari mfite wenda utuntu tumenyetso duke n'ibindi wenda natekerezaga, sibyo? Garuka kuri 155 ibyuno munsi 155 birarangira today. No, ntabwo icyo cyo ntabwo gishobora kukikwemerera. Urumva? Birarangira tonight. Buretse gato kwereka. Noneho umusaza bita Coach Gael aragenda yishingira ikampani 155 AM. Coach Gael mu gushinga 155 AM